umwana yabaye serial killer mu gitanda pakira na dina icyo usabwa no kumutamo vina avamo gakora iby'intari batinya ndabara wa mwana wo kwa Musinga ndawundi mvuga ukunda guhinda nakenera gupespinda habe n'urumiya akunda gusinda umubonye imihanda ni wamutinya batekereza kari kubyiga ari muzimuzi ngo wamwurira bisaba kwinjira geta hirima agiko kikibi Kigali systeme niba ritazari ihabwa agaciro kandi yo babisesereza indani baza aho bajya kumera imari haruzi ukeneye inganje ukamusamira hejuru ni yambi na kibazo ukamujyana mbare bari hote ngo kurusha ipasi gusakanwa na odari eje agasubirwa na Omari nuwo mbaza abamuka ndamani bya nibibaho bisaba tutari abana bashize hirange kubera amayoga n'itabi izo jago zifatwa nk'ibintu bibashuka ibyo byo nibibarika abana bashize hirange kubera amayoga n'itabi izo jago zifatwa nk'ibintu bibashuka ibyo byo nibibarika What's up my people, twongeye kubasuhuza ni kuri Peto TV show. Ndagira ngo mbanze mbashimire mwe mwakoze subscribe, mwe mukanda like, mwe mukora share. Ewa twongeye kubashimira cyane, ni igikorwa cya danje kandi turabashimira kuko mutwereka ko muba mudukurikirana, muba mutubaye hafi. Rero nkuko mubizi ni show times, twongeye kugaruka hano kuri Peto TV show. Twagarukanye icyamamare cyangwa se umuhanzi. Nibwo bwa mbere ageze kuri Peto TV show, ndagira ngo abanza basuhuze. Yo wagwana my people. Ko numva nta morale. Morale irahari papa. Ya for sure. Ko numva nta morale. Morale yose kuri Peace Restaurant bakagutama akantu. Ya ako nubundi nago twakiburira wallahi. Ntago wagotwa. Ya for sure. Nta vibe z'ubuhanzi ufite. Vibe ni hejuru bro. Amazina witwa nde? Amazina ni Chatin C. Chatin C. Ayo n'ay'ubuhanzi cyangwa nayo mama na papa bakwize. Ayo n'ay'ubuhanzi. Chatin C bisobanuye iki? Chatin C bundi ni izina ryanjye nongeyeho C. Ariko ongera volume ntago ndimo ndakumva neza. Ni izina ryanjye nafashe nongeraho C papa. Izina ryawe ni irihe? Banyita Umwizerwa Charles Tekeri. Uize? Umwizerwa Charles Tekeri. Shatikeri. Yeah. Okay, Chatin C, you are welcome kuri Peto TV show. Yeah, thanks bro. Urisanga kabisa abo ngubo ku bakunzi bacu. Ndagira ngo abanze bamenye icyuri cyo urumuhanzi cyangwa se ndi umuhanzi ndi umuraperi ntabwo ari kuri kubitugaragariza. Okay, let's go. Ibyishi biba jinge mbifata nk'inzozi ndi badman singe ndi gufata na siri a privacy story zirimo n'ibiceri nago nkora amapari nge sinjya n'ubugari ndasaba n'ikibari ndafata n'aba baby urumva n'insazi gukubitwa n'inkoni yamandi y'abasani bamfata nk'abasazi mbarabure story naciri n'amashuri ndi busy shaka inoti cyangwa fate na street ufate ndigira hiding ikindi gira naciri ngifite n'umurinzi n'imirongo migari urasaza imigeri unsange na kejeri uribabaza indani ndakumena mima uri kunsaba n'ingangi ndagusamaniyam ndakujyana nambari ndabona uragahoti kurusha n'agapasi yeye let's go. Abakunzi ba Peto TV show ndagira ngo noneho mwumvisha impano nyinshi ariko niyo tubazaniye yo nakasa mutwe kabisa. Amwita Chatin C. Yo ntago ajya ry'ubugari. Hafi ntago turya ubugari bro. Kubera se. Ubugari buriya hari utuntu tundi tuba turimo kabisa. Utuhe. Suzi ko ubugari butera n'ubunebwe bro. Niyo mpamvu se nawe umuhanzi utajya ry'ubugari. Pitwegete. Agira ngo tuguhereze umwanya urampuye ugira ikintu wereka abakunzi bacu ugira ikintu wereka abanyarwanda muri rusange babibone ko nyine ufite impano uri mu upcoming uri muzamuka neza. Ndagira ngo rero ubanze uturirimbire. Ufite indirimbo zingaho ubundi? Indirimbo zo ni nyinshi ariko iri out ni imwe imaze igihe kigera mu kwezi gutyo isohotse iri kuri YouTube. Izindi nazo ziri vuba cyane ziraba out kabisa. Okay, banza ducishirize iyo ndirimbo nta kibazo kabisa. Iyo iri out. Nundi imaze gutamo mukaya. Imaze kuturirimba. Ngira ngo ariko duhaye aka intro. Naka intro gato nari. Yo nasimbutse ndi bari ndi black high kazi ndi Scott simvi bwami namyijite yidari ndi restaurant ingangi ndi mihanda shakarari kuze singi pass. Guys murabona ibintu bimeze gute hanga ndagira ngo muze mujyajige mutanga amanota kabisa. Umuhanzi wacu afite isoni ubwoba. Hafi naza bro. Shira impumu uri kuri kamera nta kibazo.
Okay, katuzamuke mu yindi ko ndi kubona nkurusha ubuhanzi Eh, ndikubona nkurusha ubuhanzi eka ntabwo byaba turabigaragariza bro, turagukonfirima ngukosore Eh. ngukosore cyangwa ari ryo gukosora. oya kandi ndi kubona byakonaniye bite ngutamuhita uvuga ati cyaza n'abanyamakuru ahubwo noneho uretse kuba ari abanyamakuru gusa bafite n'izindi mpano ziba zibihishemo. Oh guys, okay, nyine ndagira ngo ube serious ubundi udutemo kabisa. Yeah. Sagumipozizo gatweri. Byakonaniye Azishe. Azi wagiwe Chaka ukuntu imeze nyine ni club, niyo mpamvu nyine nafasha. none se waririmbye agace kawe Agace kawe nkorana amaze gutama mu kanya. atangiye ubuhanzi ryari ko wagira ngo ubutangiye ejo? Wapu ubuhanzi bwo bumaze iminsi kabisa. Ufite indirimbo zingahe? Indirimbo ze zirahari. Izihe se ko wabuze iyo uduta? Okay, narebe. Esko umutima nashyinguyemo, nshimiro we wabishyizemo, menya ngo byamaze gucamo, wallahi ndi gutanga n'amafoto, biri yanguyeho amaboko, yakomeje asaba ngo nisubireho, menya ko mbarenze bro, niyo mpamvu utazuneze so, jyewe ndagukotoza fasho, ugaruke wisanga iyo togo, naciringirana n'aba op, igihugu cyacu gitamba amahoro, jye nkomeje gufata amasomo, mwebwe gikomeje urwo rugomo, umubebe ukimuha ibikomo, menya ko waraye bagutwaye na roho, abakene bagukangisha rambo, wowe ivaho urubaca imihogo. Yeah, let's go. Bamwita Shati in C. Yeah. Okay, abantu barimo baradukurikirana baze gutanga amanota, gusa njye ndi kubona rwose bari cyari munsi ya 5, ntago nzi neza kuri buze kunkomveka kabisa. Ndagukomveka papa. Cyari munsi ya 5. Urakora iki kugira unkomveke? Ni vasi nyinshi cyane bro. Pi nta myuka ufite kabisa. Imiriro. Naritse kubundi abantu bita baraperi, urumva? Ari abantu bahora nicyo bise morale. Ahantu hose ari kabisa bagomba gutanga vibe. Morale ni yose bro, ni morale ni yose kabisa. Ko mbona nta vibe. Hari ahantu wari wajya kuririmba cyangwa se wari wagutumira ukajya kubaririmbira performance? Ya pia mfite kwa gatandatu. None se uzatanga iki? Uzatanga iki? Ni byinshi cyane ahubwo. Byinshi cyane papa. Nanjye ubwanjye wabuze icyo umpereza, ubwo se abantu barenze 70, 80, 100, 300 uzabona icyo ubahereza? Tuzabatamo kabisa. Uzabatamo. Ya. Izo ndirimbo zawe niwe ujye uziyandikira? Ya, ni njye wiyandikira kabisa. Wowe wiyandikira? Ugera kuri set se ukazibagirwa? Wapi kabisa, urana agashi gato kaba kabaye ariko ewana tasohotse bro. Byahindutse. Okay. Yeah. Yaba ujya ufata kuri alcohol? Alcohol? Shawapke. Maso yatukujwe n'iki? Amaso se? Ni ibibazo bisanzwe nyine byo kurwara amaso. Amaso yanjye nyine kubera ugiye kumbeshya ngo ararwaye. Njye ndwara amaso. Guys, rero ndagira ngo nyine uturirimbire. Uri umuhanzi uba ugomba kuririmba everywhere, anywhere, anytime kabisa. Yeah, for sure. Okay, ndagira ngo rero guhereza umwanya nk'iminota nk'ingahe, urumva ukonvenke kabisa. Yeah. Okay, let's go. Yo, nago umuziki, ndi umunyamuziki. Shit. Okay, yo, nago umuziki, ndi umunyamuziki, najye bamsi. Ni ibibazo birakomeye cyane kabisa. Wagwani bro? Ni fresh bro. Umeze neza? Ya, ni fresh. Waje wariye cyangwa utumiriza akantu ara muri bisi? Muri bisi? Bagatamo nabitaje. Bagatamo kabisa. Umeze neza? Ya, ni fresh kabisa. Ntago umeze neza. Ntago umeze neza kabisa. Ndabona nta vibe. Vibe bwa mbere ugiye kuri kamera? Wapi kamera tuyimazeho igihe kabisa. Imazeho igihe. None byagenze gute rero?
Mm. yagenze gute uyu munsi? ase ubu watereta icyana ukacyemeza wowe? Icyana se ibya danje icyana turafata nereta kabisa wase muhungu nereta wase muhungu nerete nari twaba turi kuzana zindi shi zindi none siko mbona ntabwo mbizi kabisa, ntabwo mbizi, sinzi ikibazo cyabaye. Ikibazo cyo guhagarara imbere y'umukobwa ukamutereta kwera bigakunda byatari kabisa. Ugira akaririmbo k'urukundo? Kayimbo k'urukundo ko karahari ya kameze neza shambere cyane. Umva ko kari tayari kagomba kuza kuri Peto TV show. Umva twagatamo kabisa ngaho. Let's go. Riskiri. Yeah, for one day your body is a tractor. First time utangira unkontra numva nkubuze buryo byaba danger, ariko mitamo kuza ngusanga abisi bamitero mu mama sita abandi utucina senyorita no nje wicaka Angelina wa wundi usa nka Mona Lisa ndamubura nkenda no guhera bikeneruka nkanja no gusenga cimaruremo wampuje n'uyu mwana ndamukunda sinabona uko mbivuga gusa ikiza warandushaka byumva let's go. Kutarangije ukunda kivumbi? Turayisoza. Ukunda kivumbi? Ko numvise harimo amagambo menshi yo mu ndirimbo za kivumbi. Akivumbi? Ubwo ni byose nabyumvise. Noko ngayaye bishemo za mama sita senyorita. Umuriro modo wawe mu bahanzi bamaze kugira indi level bageraho mu bahanzi nyarwanda ninde? Ni Bruce the First mukonderekeza nkunda yine virus vibe performance na songs ze nyine buryo wigira iyo performance sikonse kaba afite morale. Morale ubu nturi kumusebya? wapi akaririmbo ke ka danje zinagaye? Akarimbo ke ka danje akarimbo bita mbirimo mama mbirimo tatare arabura gake mbigereho. Okay, nari wadutaho nka verse ya mbere. Yeah, nakurikiye icyo nkunze niziye yuko biza mu butunzi umutima ngusiga icyo ushatse maze ubwo nge narabona itsinzi abona mva bavuga ko bigoye nigeze abikora nacyo bintwaye bitaraca mu brona gutuza utimva ibyo ndimo reka niduhuza no mbirimo mama mbirimo ngera nzabikora harabura gato mbigereho mbirimo mama mbirimo abikora kuri ndaguhoza amarira chatting si yo mukonze ubu ngubu nawe aramwigeze yahozeho kabisa. Napfuye iki? Ubu ni mwapfuye ubwitonzi bwawe? wapi ntabwo mwapfuye ubwitonzi bwawe. Wapi tu abakobwa muri iyi minsi basigaye bari shapu shaka abasore batyaye kabisa. None se byagenze ute se ngo utandukane n'umukunzi wawe? Twabonaga nyine nazigize nabi nyine. Cyangwa nawe wigiraga nabi? Yes, njye ntabwo nyangaza ibintu man. Yigiraga nabi gute? Yigiraga nabi gute? Agurira umuntu nyine usanga busy iki bitona umutwe nyine. Ntabwo ndi kukumva. Ako nyine za ugasanga yigize busy tuna umutwe ngutwe nyine. Nyine amakuru mfite nkura mu bamotari rero ambwira ko watangiye umuziki kera kabisa. Umuziki watangiye mu kera bro. Aho utangiye kera? Kera. Yashize kera ryari? 2024 gutya. 24 usa ni kera ra? Baswara abatangiye muri za 2015 na nubu bataragera kuri kamera na rimwe. None se ubu wa 24 koko ejo bundi. Agari kera. Ari kera kabisa. Urumva ari kera? Shizemo iminsi. None se ubu wageze ku kini bumva ko ibyo bintu bitangiye kera? Ngano ko babiri kuza. Ufite nka album zingahe?
album nazo ziraza vuba cyane ari imiriro. Wago umwanya nk'iminota nk'itanu wayikoresha uri kuririmba utaruhuka. Minota nk'itanu. Itanu tu. Ariko ubwo ni indirimbo ebyiri ntago ari nyinshi. Okay, just literally. Indirimbo ebyiri uziririmba zikarangira kabisa. Uri ready? Ready? Okay, ayo turaza kukanyuzaho bro. Turaza kukanyuzaho? Yeah. Naka kanya. Kanya. Ko tuye kuba tuzikusanya fresh. Ewa. Uzikubite kabisa. Ariko dukomeze nayo ndanzikusanya iminota 2 umva we drop bro. Nta nimwe iri hafi. Iyo zose ubu turimo turazirodinga. Zirimo zirarodinga. 4. Ciao. Akoresha 4G bana. Yohani kurodinga. 4G. Okay. Mu buhanzi bwawe rero ni ikintu kijya kikugora ukumva hari wanaciwe nyine ukumva wacika intege ukabivamo ni iki kintu nk'icyo cyaba nyine nko kubura promotion nyine kabisa ntiyari igihe uyibona wenda nawe ukagaragara nk'umuntu uri wiki wapi kabisa ntabwo bijya bibaho wapi amahirwe umuntu abonye se yabyaza umusaruro ukagaragaza ikikurimo none hano wanze kukigaragaza pe happy byanze kandi aricyo tuhabereye icyo muhabereye icyo tuhabereye ubwo ni promotion yonyine promotion uriga se ndiga none ubwo kubifatanya no kwiga urumva ari ikintu cyoroshye umuntu nyine aragerageza ko abatiga buri munsi se ntago aba yiga buri munsi mu wa kangahe wiga se ndi mu wa mbere muri varsity mu wa mbere varsity ibijyanye n'iki electronic and telecommunication ko bizakugora kuvamo umuraperi wiga electronique bibaho ko bizakugora kuvamo umuraperi urumva byashoboka njye mbona abaraperi ari abarara wowe uzavamo umurara mva hasa ubwo ntabwo ubibona n'ubundi ko wabibona ntabwo ndi kubibona ntabwo ndi kubibona kabisa nta kantu na kamwe ufite kagaragaza ko uri umurara uzagafata gute uzigira umusazi nka babushari bizakunda byadanje yego ngaho rero garagaza ko uri umurara nyine dutemo wihuse kabisa temo imifiririzo okay shko umwana yabaye serial killer mu gitanda apakira na Dina icyo usabwa no kumutamo vina avamo gakora iby'intari batinya ndabara wa mwana wo kwa Musinga ndawundi mvugo ukunda guhinda nakenera gupespinda habe n'urumiya akunda gusinda umubonye imihanda ni wamutinya batikereza kari kubyiga ari muzimuzi ngo wamwurira bisaba kwinjira geta hirima agiko kikibi Kigali systeme niba ari tazari ihabwa agaciro kandi yo babisesereza indani baza aho bajya kumena imari hari uzi ukeneye inganje ukamusamira hejuru ni yambi na kibazo ukamujyana mbari bari hote ngo kurusha ipasi musakanwa na Odari ejo agasubirwa na Omari niwo mbaza abamuka ndamani bya nibibaho bisaba tutari abana bashize hirange kubera amayoga n'itabi izo jago zifatwa nk'ibintu bibashuka ibyo byo nibibarika abana bashize hirange kubera amayoga n'itabi izo jago zifatwa nk'ibintu bibashuka ibyo byo nibibarika cyaze kabisa se ufase noneho